Ikinamico. Shuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Aho ntubara nabi, wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvia unonosorwa n'itorero ndamutsa. Hari benshi mu bakoresha bafata abakozi bo mu rugo nkaho nta gaciro bafite, ntibabubahe bakabatuka cyangwa se ngo babahe uburenganzira nk'ubw'abandi bakozi. Ariko se wowe utoteza umukozi wo mu rugo kandi ari ufite ubuzima bwawe mu ntoki, wumva utabara nabi? Nimukurikira umukino. Turere rwose ko umwana akomeza kurira cyane inarenga mu ibere ko sifa we. Mama ari mu gikoni utetse. Utetse ifite n'ababiri toza umwana ibere. Ubundi se usanga uteka hanga umukozi ntabikora. Neza umwana uje guhamagara mu masifa ze hano. Maze umukozi nawe ntawe uhari mama yamwirukanye. Ngo iki? Una mukozi uhari? Ryashyano ry'umukobwa naryirukanye. Ryatumutse ryagiye. Ariko igikoni kimereye nabi. Iki? Polisi nawe wamwirukanye? Yazize kiza? Aha, ariko nawe ntugira amaso. Burya ni wabonaga ko yaramaze kurengwa se? Amabuno yaraje, singaho imisatsi yatangiye kudefiriza. Nge sinshoboye da, sinshoboye abakobwa bameze kuriya. None suka ushaka kumbwira ko aryo wirukanye yuriya mwana? Urabona bidahagije? Sinari nkimubwira ngo yumve. Yaramaze kwizera nk'ari uyobora urugo. Ikindi nzadefiriza n'ishyano ry'umuyari defirize koko. Ese ubwo nyurugo azaba arinde koko? Niko papa si, azaba arinde. Ko ibyateye hanze hanga hari ubukunguzi. Defirize n'umuyari defirize. Ariko nge simbyumva. Vuga icyo Priscilla yazize, ureke gutanga impamvu zidafatika. Kuba sigaye asa neza yarabyibushye sibyo n'icyaha kuri we? Kurye n'icyaha. Guteze. Aka sinshaka baza kundira imitsi y'abana. Ko abyibuha se sifa ntabyibuhe. Akagumya kwanika aya magufwa. Haramucura. None kuba yisiga agasa neza akadefuriza n'izindi nkume nicyo kibazo. Icyo ni icyaha. Nakubwiye ko nashaka umuyaya wifuza kwisumbukuruza ngo areke na nyirabuja. Ibyakurikiraho sinamenya aho mbigarujije. Menya kukabije. Umuyaya ni umuntu nk'abandi. Aramazi. Ni umuntu nkawe. Ewe. Kugize watasa neza. Ewe. Kucyumva ko adashobora gukoresha amafaranga yuko abyumva. Arebore. Arekaya. Yego kumugira inama byose bibi. Ariko nawe ni uburenganzira bwo gusirimuka agasa neza. Ibyo ntazabinzane. Uzakorera amabuye. Ntazabinzaneho. Azabikorera iwabo. Nanjye mfite ijambo mu rugo rwanjye. Nyiramukobwa atinyuke yakira umuhungu waje kumusura hangaha iwanjye. Ariko rero none ibyawe sinzi rwose. Kugize umva batamusura. Wowe se kusurwa. None se ni utemerewe kugira inshuti? Niko bamusura hakubera iki? Ahangaha ni we se? None se yasurirwa yandi? Kwari hacumbitse, kwari hakoraba. Kuza amezi yaramaze atagera iwabo aramwinyanaga ujya kujya gusura ababyeyi. None ngo yasuwe ishyano ryacitse umurizo. Icyaka kizira. Yarangize rega nta n'isoni. Ngo mama si, ngo ni fiance wanjye waje kunsura. Erega yamuguriye byeri, umuhungu nawe yatimaje reka sinakubwira yanyoye ukagira ngo niwe. Ariko mama si kumva tuvugisha ukuri. Ubona Priscilla ari umukobwa mubi ku buryo adashobora gukundwa. Ibyo biramureba. None se ubona ataramaze kuba inkumi? Buryo yanarambagizwa. Ahubwo twagombye kuba bategereje tukazamushyingira. Ikibazo bifiteho ni iki? Sinzi uko utekereza. Ntazanzaneho ibyo rero. Iwanjye siho bakundanira. Nahise mbasohora nabi cyane. Ntitumukumvira aha. Ujyane nayo mafiance yawe. Kigariwe. Ntibakaze kurengerwa iwanjye. Ko yaje gukora yaje gukundana. Nyirashyano. Mama, maze Priscilla yarebanye n'uwo muhungu baraseka, ubundi bafatanya ikiganiro. Ceceka aho nawe dore kubigize intyoza. Sifa. None ahangaha. Genda mu cyumba vuba. Winukira umwana nawe. Mutuka siki naje. Ubwo niwumva ibyo abakozi banyigishiriza umwana, ibyo bakora imbere ye bafatana mu biganza.
uribeshya cyane Indaya. mama Sifu mva uribeshya cyane niba wibwira ko abayaya atari abakobwa nk'abandi niba wibwira ko batagira umutima n'urukundo uribeshya cyane Are. nabo bafite uburenganzira bwo kugira inshuti bagaseka bagasokoza kandi bakanakundana ahubwo byari binakwiye ko tujya tubaha n'umunsi wo gusohoka bagakundanira iwanjye bagahura n'abandi nyine aho kwirirwa bafungiranye mu bipangu ushya banyururu reka mubwire papa si ibyo iwanjye ntibizahaba sinzabyemera ajya akora ibyamuzanye n'ibimunanira tumuke niyo mpamvu nawe nta mukozi muzamarana kabiri turamaze nta nawe urabizi ntawe ujya umana nawe kabiri uretse Priscilla wari warakwihanganiye mva ntugire impuhwe kandi ntubaha abandi nk'ikiremwa muntu maze papa si ibyaha mu rugo by'abakozi ubyumve neza ntubyivangemo nakubwiye ko ari ibibazo bindeba icyo upfa si ukubona ibiryo icyo upfa si uko ibiryo bishya ukarya ukambara imyenda imeshe iby'abakozi n'ibyanjye ubindekere urabyumva niba ari ukubyumva nta kundi ariko rero ndakumenyesha ko niba wumva ko nta mukozi uzafata nk'ikiremwa muntu ushatse wose wabyihorera no kujya ubazana ukabireka imirimo ukajya uyikorera we sasa nawe papa si usetse iki abakozi icyarumbutse nicyo uretse urebe ejo nzarara nzanye undi kandi azagendera kuri gahunda zanjye uko mbyumva yego nyine ariko ntabwo bizamara kabiri ntamara kubona uwo uri we azigendera kimwe nk'abandi bose ntagenda nzana undi hari kontara mba afitanye nawe ibyo ntibyancira umwenda rwose reka ahubwo ntegura ameza turye maze wumve ko bitanaryoshye kurusha ibya ryashyano ngo ni Priscilla ryakoraga rimira ryarangiza rikandengerwaho ariko bitamabuno di nta ntego zifite za mafiyanse yewe ariko ye ntabwo byoroshye da icyo mbonera ahangaha nzaba mbarirwa agenda yewe jeni sinzi uko nagushimira wangiriye vuba rwose mbonera umukozi yewe ni amahirwe twagize muri iki gihe abakozi barabuze uzi kubona umukozi uzi akazi kandi ari n'umwana mwiza ni amahirwe akomeye wahora n'iki ko ahubwo ari abasazi dusigaye dukoresha baba bazanywe no kurya no kwibonekeza gusa icyakora kariya ko niba atari ukujijisha mbonye ari akana keza da nyine kakoreraga muri umuna wanjye niwe wakampaye kandi yakanshimiye pe nanjye kandi najyagayo nkabona ari akana keza urakoze rwose dore nari maze iminsi ntajya gucuruza nirwa mu gikoni no mu tundi turimo two mu rugo alimantasiyo narayifunze wahora n'iki mama Sifu ko burya abakozi badufatiye runini yewe maze kubibona ubu niyo babuze ukuntu ubuzima buhagarara nawe ibibazo by'abana kandi rero dufite impinjago kumesa gukora isuku kuvoma guhaha gutuma akantu kose yewe abakozi bo mu rugo barashoboye pe ubu ahangaha hari igitete cyuzuye imyenda ndabyumva pe niho nayipakiraga yose ejo azayibyukiramo nanjye njye mu kazi dore maze iminsi impombo ibyashara narafunze nta kiti yakoze umazeho kabiri mu rugo ubona imbone z'abakozi bo mu rugo si wowe urose nkuzanira kariya kana uravuga iki ko nenda kuzakwicira za telefone ngo uhamagara nk'umukozi wanyemeye ariye reba ukuntu inzara zanjye zabaye yewe no kujya muri salo bakagusigiraho kamera umva rero nta kintu nanga nko gukuba amasafuriya utanora igitoki kumesa koza ibyombo hari nako umwana kuri hejuru arira ari nako Sifa na Freddy bari gushwanira agatenesi ngomba kubakiranura kandi ubwo nkareba no kwisaha ngo papa Sifa nawe agiye kuza ibiba mu rugo yewe nta gishya umbwira ndabizi nanjye yewe mama si reka ngende nuko tuzasubira nimbona akanya nzaza kureba uko umwana yamenyereye jene singuherekeje dore urabona uko nsuku kuva bwacya sindanyuza agasokozo mu mutwe pe guma mu kazi reba ukunza yewe umva narayobewe rwose nawe uko abayaya babigenza
ryashyano nirukanye ngo ni Priscilla sinzi ko yakoraga umenya yari afite ibitegara yarakoraga cyane ibintu byose yabaga bishyize ku murongo yatunganyije inzu yogeje ibyombo yamishe yatetse egumana yuhagiye abana yarangiza nawe rwose ngasanga yasokoje sinakubwira nisize tiro rekeraho jya uvuga abandi ureke Priscilla Priscilla arateye ubwoba urya mukobwa ko yari umukozira uretse ko muri rusange akazi kabo ko mu rugo barakazi bazi uko bagatondeka naho iyo twababuze ni ukuzubara tukavangavanga tugacanganyikirwa yewe urugo baba bararufashe mu biganza rwose naho se n'ubu Priscilla namwirukanye sinari nyimutelefona amubazaho ikintu kiri ibaze nawe kubona icyuma kubona igitunguru umunyu sinari narawubuze kandi wibera imbere yanjye mu gikombe cyavuyemo nido yewe niyo twabibonye yakaduruvayo tukongera tukabibura ubivuze ukuri uzi ko ejo nashatse aho nashyize icyuma nkayoberwa ngaho najya muri salo ngasanga nagitaye ku meza Fred arimo agikinisha Eugenie ngaho rwumva ngaho genda reka nanjye mvugane n'uriya mukozi wirirwe Eugenie wirirwe rwose usuhuza abo mu rugo wirirwe neza Kizimana mbonye umukozi akagongo kendaga gucika pe mukobwa yewe karame ngwino aha mu nzu tuvugane icara aho ngaho icara murakoze harya witwa nde ko nabyibagiwe nitwa Uwizeye umenyereye akazi ko mu rugo se guteka no kurera abana ndetse no gukora isuku no kumesa ugatera ipasi imyenda yacu n'iy'abana natangiye kugakora ndi muto cyane mfite imyaka 15 kasi 15 wari muto mukobwa wo mu cyaro aha ubu ufite ingahe ma ubu maze kuzuza 20 nuko di ubu ugeze muri ya myaka yo gukunda abagabo ekada ibyo gihe simbigendera mwese niko muza muvuga hanyuma se uzakorera amafaranga angahe kuko bambwiye ko ari ugukora imirimo yose yo mu rugo numva mwantangiza 10,000 oya 10 ni menshi nzagutangiza 8,000 nimbona ukora neza tuzavugana nzakongeza ntacyo ndemeye rwose niba muzanyongeza muzahita mubona se ko akazi ngakora neza maze rero mukobwa karame ubimenye njye sinshaka abakobwa baza kunyigiraho nyiramakumaha urumva uzanywe no gukora ntuzanywe no kwirirwa unyuza agasakozo mu mutwe wisiga n'agatiro ku bitsiki urabyumva ariko nanone isuku nayo ni ngombwa nibyo ariko ntugire ngo wari uzajya kureba njye nkunda umukozi ugaragaza ko ari mu kazi ugatega igitambaro mu mutwe ugakenyera igitenge ubundi ukaba umukobwa sinkunda agakungu n'ubundi ntako ngira uzajya uraraho ndi bukwereke nta kibazo umva sinzasange na rimwe wandyamiye ku gitanda cy'abana ikindi kandi ujye uteka nuhisha untumeho nzajya nza kubyiyarurira hato utazagabura umugabo wanjye ibyo ntazi ibyo ari byo bipfubye urabyumva ndabyumva rwose ariko nta n'ikibazo binteye mujye muza mu byiyarurire hari ikibazo ufite wabaza nabazaga niba nzajya njya gusenga ku cyumweru umva mbese ibyo byibagirwe nanjye ku cyumweru njya gucuruza ntukagere rero usuzugura akazi kawe nanjye sinsuzugura kanjye si ukugasuzugura ariko ndi umukristo izo ni impamvu ni urwitwazo ngo ubone uko ujya kuzerera simbikwemereye rero nushaka gusenga ujye usengera mu rugo ufungure radiyo zivuga iby'Imana wumve rwose urumva isuri wari uherekeje n'indi Damascene ise mwambonye mabuja nabaciyeho ndi muri tagisi umuhungu ni mubyara wanjye yari yaje no gusura se wo muri batisimu asa naho rero kunsura buriya avuye mu cyaro ni byiza rwose ngo banyuse baraho bameze neza n'umukecuru yohereje intashyo ni byiza rwose ko ameze neza nizere ko wibutse kumubwira ko natwe tumutashye namubwiye hariya mu gikoni rero hari ibigori yohereje koko ngo barabyejeje byinshi cyane banohereje n'ibisheke hari ibyo nasize nteka nababwiye ko bikunda ko umukecuru se n'uwo mubyara wawe mwabavunnye rwose Damascene oya nta kibazo rwose mabuja ibyo bintu byose buriya ahubwo umukecuru aba yishimye cyane buriya aba yabuze icyo abitura
ari na hafi aha yajya yenga akazana umutobe. yego baba rero reka reka. ariko mabuja uzi ko ahantu umwana wawe baba bamufashe neza kandi yiga akazi. ariko nuko nawe ukora neza Damascene. abandi bakozi barabirukana iyo bakoze nabi, wowe rero utandukanye nabo ukora neza, ni nayo mpamvu turambanye. si ibyo gusa mabuja, munafata neza rwose ntacyo mbaburana. erega si ko abakozi bose bamerewe. harimo n'abagowe se? aha ibyo gusa se, harimo abakubitwa, harimo abicishwa inzara, hari abakora badahembwa, abarara mu bishwambagare. yewe sinabivuga ngo mbivemo. yewe ibyo ariko nibi bisimbishyigikiye, njye sinaba umupagani bigezaho. yego umukozi aba afite ibyo ashinzwe agomba gukora akabihemberwa, ariko mbere ya byose aba ari n'umwana mu rugo. ubuzima bwe rero buba buri mu biganza byacu, kandi tunifuza ko yatera imbere. wowe se umuntu yakugereranya nande? ko munamfasha mukankangara mukambaza amakuru y'ababyeyi, nk'ubu rwose nzi ko hari aho maze kwigeza. nibyo ntugapfushe amafaranga yawe ubusa ngo uyamarire mu nzoga cyangwa mu bakobwa. oya, iyo nahembwe nisengerera gake, ubundi ndi nkayashyira kuri konti. patoro nawe yaba yahimbawe akangurira agacupa. burya se wowe sinzi icyo nzamwitura, kubona koko igihe musaba ngo angurize amafaranga njye muri koperative njye nkora nishyura yihutiye kuyampa. yego ntabwo yari kukwangira Damascene. ntitwasubize inyuma rwose umushinga mwiza uguteza imbere. koperative yacu ihagaze neza. turatwika amatafari tukagurisha. byiza cyane. mbese mu minsi iri imbere nanjye ndiyubakiramo inzu da. nuko uriya mubyara wanjye yanzaniye amafoto y'itanura ryacu, ndaza kuyereka patro, buriya aza kwishima. ahubwo nanjye uranyereke. nawe arishima kandi. ibibazo rwose. ese Damascene, hari ikintu ntakubajije. iki kise mabuja? urya mwana w'umukobwa nanyujije aha ngiye kumurangira akazi ko nasanze muziranye. uwizeye? burya uwizeye ni uwiriye urw'iwacu, akaba na mubyara wanjye. nyina ni masenge. kuko burya none wari ubizi ko akora kwa murumuna wanjye se? nari mbizi nyine, none se ahubwo ninde wamubarangiye? si njyewe. nizere ko nawe ari umwana mwiza nkawe. mbega azakorera neza mama Sifa, uretse ko na murumuna wanjye yamunshimiraga. ngo none se ni kwa mama Sifa wari umujyanye? niho nari mujyanye. ko mbona wikanze. urabona uwizeye ntabwo yari azi aho umujyanye. iyo ahamenya akahambwira nari kumubuza. kubera iki? akaba yigiriye iwacu ku isambu, nkazaba amushakira ahandi akazi. utiki Damascene? umbabarire kubikubwira mabuja, ko ari inshuti yawe, ariko burya mama Sifa afata nabi abakozi. burya se? birambabaje cyane kubona uwizeye ariho yagiye. ndababaye pe, mbega umwana uhuritse. nibyo? aha none ubona nta mukozi umarayo kabiri ukagira ngo ni ukubera iki? arabatoteza, akabatuka, akabakubita, nabicisha n'inzara, kimwe ndetse akabambura. mbese ibi byose arabibakora. nibyo nakubwiraga nyine, mama Sifa ari mu bakoresha babi. iyo yampembe 100,000 rwose njyewe sinamukorera. sinari mbizi. iyo mbimenya simba njyanye uriya mwana. byarangiye nyine, uriya mwana arahuritse gusa, azakubitika. birambabaje cyane. azababara ku buryo azahita acika ku kazi ko mu rugo, kandi ntibizatinda. urakoze kuza konsura Damascene. sinari nzi ko burya ari kwa mama Sifa waruje, nayimenye mu cyumweru gishize. ni byiza ko rwose duturanye. wa mugani nanjye nabonye Eugenia ntwara, ariko sinari nzi aho njyanye. nari mwatagawe rero ngo nze kugusura ntibaze ko n'akazi kagenda. sha Damascene, urakoze pe. oya nta kibazo. ngaho rero utaha kandi usubire mu kazi. oya humura rwose sinihuta cyane, ko mabuja zise ko naje ahangaha nari maze gutegura ameza no gutera ipasi, mubwira konje
ambwira ko mbanguka ngategura ibya nijoro. ubwo se nibamara kurya amasahani n'indu yoza icyo si ikibazo rwose nawe arayoza. wagira ngo se we yicara mu rugo ntagire icyo akora? iyo afite umwanya arakora rwose akamfasha da, ubundi akaza kunyigisha nko guteka ibintu bishya, mbese umaze gukamirika rwose kasha cyane. ntukabeshye. ubwo se nyakubuje yajya mu gikoni uhari uhembwa we? iza arabikora rwose kwa namesa se. haramesa rwose nko ku cyumweru iyo nabyukiye mu masuku sinjye mu misa ya mbere, ubwo niwe uteka nkajya mu misa ya kabiri, ku mugoroba akajya mu misa y'igifaransa. tumiwe mabuje icyo akora ni ukwicara mu ntebe akajya ampamagara gusa nkamukuramo inkweto narangiza nkamuhereza akamambiri. nta na gito akora, njyewe byaranyobeye. aho nakuraga rero kwa murumuna wawe Eugenie sha ntabwo ari gutyo byari bimeze, yaramfashaga akanyigisha. abo wibavuga rwose, reka bariya abantu ntibasanzwe, ni abantu beza, njye narumiwe rwose. none se kuko murumuna wawe Eugenie najyaga gusenga, ariko uyu nguyu yarambujije. ikindi aho nakoze hose abadamu nibo basasa uburiri bwabo bakimesera imyenda y'imbere, ariko uzi ko abisiga mu ibase yogeyemo we. yewe urabizi wize, rekera wita amazi anyuka buje hatagira umuyisi n'umugenzi utwumva. humura nta wundi njya mbibwira, yewe nta n'undi njya mvugisha, ese kuri mubyara wanjye tuganira byose. umva we amase hari ikintu kimwe nibagiye kukubwira. kimbwire nyine. umurimo mabuje akora ahangaha muri uru rugo ni uwuhe se? mabuje niwe uza kwiyarurira. iki kintu akora kwiyarurira. utiki wize urateka hajya umenya ukabuje akaza kwarura. aha ibyo byitaho cyane rwose. yamara kwarura rero akambwira ngo ngewe nteke ibyanjye, cyangwa rimwe na rimwe yangirira impuhwe akansigira duke nyine ku buryo tutanampaza. uzi ko ariyo mpamvu disi wananutse. tata we washizemo pe. urateka barangiza bakabijya ntibaguheho, ukajya kurya ibindi. wagira ute se? uzi ko bazagutera kururumba, uzi ko ukwima ku rukarango shaho kandi ari we waruteguye. reka da, ubu nirira ibijumba, imyumbati, kawunga, ibintu bitagira imboga nyine nawe urabyumva. inyama zima ngo nziteke yazibaze zose akazarura. yazibaze? umva damase kuva nagera muri uru rugo sindarya inyama. yewe tata we ndumiwe n'ukuri kw'Imana. nibyo nyine. yewe wize karame, reka tujye kuganira mu rugo hato hatagira utwumva akabibwira yuko babarira uramenye kubera ikizi nkugejeje mu rugo banyica. baranyiyamye bambwiye ko nta muntu bashaka kansura. uramenye rwose tanyirukanisha. reka sha none se uzabaho udasurwa koko? tugende nazo umubwire ko ndi mubyara wawe. wa musore uramenye utazankorera ishyano, cyangwa ntuzi kubona simbo yazize ko hari uwari waje kumusura. ariko se ko numva ukomerewe, ubwo buzima uzabushobora kuko wize. nta kundi nyine. none se sha nagirane kuzi ko ndi imfubyi ubona nazabaho, nzihangana nta kundi nagira. we dore ahubwo nguwo nyoko busharaje. uzi ko ari we aranyica we. genda genda ariko yahumura wigira ikibazo. n'ubundi yarangije kumbona reka ne guhunga. ndahunga iki se ko ntibye? icyaha dukoze ni iki uretse kuganira? niko urabara cyangwa ku marembo aho niba usigaye ukorera nakwiyaniye kuva ryari ko nashaka abakozi bifotoza ku marembo wa mukobwa we. nta soni urakora iki ku marembo aho ngaho? ariko mabuja rwose mama si nta kibakoze. twari duhuriye aha ku marembo ndamusuhuza. wowe ntacyo mubajije di, kandi ntukantondagire sindi nyoko buja wagize uko ushaka. urabyumva? fata inzira mvira ahangata. sinshaka baza koshya abakozi banjye. ariko nta kibi twavugaga rwose. uwizeye ni mubyara wanjye ndahinjiye ahangaha ngo musuhuze. ibyo simbikozwe baha nonaha cyangwa nze kwiyama nyoko buja kuza kugomesha abakozi banjye. nta soni genda tumuka. niko di uwize niko muko uriri kujya he? urajya he? vuga si wamaraga iki ku marembo? wabishashwa we wamaraga iki?
mwarimu abura mungu ko ukora kwa bugeni wararaga iki wakanazi urandenganyije nawe twavugana ngo ndakurenganyije usigaye ushaka kwigira indaya kunzanira abahungu mu rugo cyangwa ushaka kuzajya wiba uriya muhungu akagufasha kubitundamo bijyana kuri ibyo byose uri kuvuga urandenganya ndakubeshyera ibyo bintu ntabwo nabirota mama ndakwiyamye urebe neza mu nzira rwose nta kintu na kimwe kibura muri uru rugo kandi sinitwara nawe urabizi ceceka naganiraga na mubyara wanjye nyina wawe cyangwa iki simbyitayeho ndakubwiye ntisinzongere kukubanana nawe cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese nakubwiye ko nta muntu wemerewe kuvugisha wowe wanjye cyane umuntu yaba wate nta muntu avugisha siko ntukanonagire kandi sinkana nawe wacyano we naho genda none ako kazi nicyo cyakuzanye ntiwazanywe no kwirirwa mu tugambo n'abakozi bo muri karitsiye urabyumva nibo bwa mbere n'ubwa nyuma ki itondere ko sifa ubwo ibyo urimo wigira wanga koga n'ibikigo ubwo twanyera ukavunika ndamaze vanaho ibyo bitoki byawe uyu ugomba koga akosa ubundi si kucyo tukana ko ntuzi ko ari bibi ariko wowe mvanaho ibyo bitoki byawe unaho amazi cyangwa nkumeneho amazi ehoko ariko ubwo nta soni ufite si gufata ibase yuzuye amazi ukayimenaho ni akazi kawe rero ngiye gukoza amazi akonje kuko hashyushye umaze kuyamenaho wibeshye noneho unyoze amazi akonje maze urebe ngo mama murabonana aragukubita sinabonye se agukubita urushyi mboniye ahangaha mwana yanjye ese ibyo ni ibiki koko murimo urimo uratuka wizeye koko sifa mwiriwe bijeni ese mwari muri hano sinabonye mwose uraho wizi ntaho ko numvise sifa tukana cyane byagenze bite ninjiye numva amagambo avuga rwose numva ndababaye none reba uko akugize arakujanditse akumenyeho amazi hose hose sifa ni uko ameze ibi ndabimenyereye ubwo koko nta soni si urabona tantine eugene atagusetse we muko niko wize utiki urimo uranukira umwana nta soni sifa umugize uti mama wize yaramubise urambonera niko wize nakwiyamye inshuro zingahe ko utagomba kunkorera ku mwana wa mukobwa we ngo ukaza amafaranga 1000 niwe uzanyumva umwana wawe arambeshyira ariko ahubwo rwose mumubuze kujya ntukakanancira ngaho se namwe nimurebe murebe uko yangize aya si amazi amenyeho mbese usendeke guhoza umwana wanjye aba ari we mpoza ubwo nyine niba gusuzugura ni amakosa yawe uzi kwiyubahisha uzi ko witwara imbere y'abana ibyo uvuga sinzemeranyeho nawe mama sifa rwose ntibikwiriye ko umwana asuzugura umukozi umurera akagera aho amucira amutuka akamumenaho n'amazi ubwo se urabishyigikiye uzi kurera nabi ibyo rwose niba ari uko bimeze kandi bihoraho ndumva akazi kananiye ngo kagize gute ngo karakunaniye aka kanya uranezwe wize n'ukuntu waje umeze kananiye pe nanakigendera bikagira inzira wize ugiye mu gikari mvugane na mama sifa wabyumvise ukuntu wize yasigaye yiterura eugene yaje ananutse ndamugaburira none amaze kubyimba asigaye andiriza abana navuga agasubiza mama sifa ntugakabye njye ubwanjye nsanze sifa arimo atuka uwizeye niko ushyigikiye ko umwana atuka umukozi kuki usuzuguza umukozi imbere y'umwana umukozi nyabaki ko ari aho babuze iriya karyarwa y'umuyaya niwe wita umukozi wibwira ko yazanywe hano gutukwa no gusuzugurwa niko ikindi kandi umwana wawe utoza gutuka abakozi ubu rero umuhano ubuye mbwira ndeka rwose njye abakozi bagiye kuntesha umutwe ni ukwirirwa nsakuza rimwe uzumva nirukanse si byo mama sifa rwose ahubwo niwe witesha umutwe abakozi bawe ntujya ubizera na rimwe ntububaha uhora ubatuka ubwo se kuko ubona amaherezo yawe ari ayaye
ntubona ko kuba utamarana kabiri umukozi ari amakosa yawe? Amakosa yanjye gute? None kugira ngo bigire uko bashaka icyo mba ntabakoreye n'iki uretse imirego baba bafite. Icyo baba bakeneye ni ukubitaho bakagira ubuzima bwiza, bagakora bafite umutekano, ndetse we ukabubaha nk'abarera, ukabereka ko ubizeye, ntuhore ubashinja ubujura cyangwa ubacyurira ko bagaburira. Ntabwo ari ibintu. Ndumva ushaka ko nzajya mbasenga da. Gusa ujye umenya ko bagusigariye ku rugo kandi bagufatiye runini. Ubwo ujye ubyibuka, ariko ikintu ujye wibuka ko iyo udahari aribo basigarana abana bawe. Aho hantu urahazi, wibuke ko n'akazi bakora wowe utagashobora. Aha nibyo. Icyakoze uyu wizeye nagenda ndongera none mfunga alimentation nari nisi nacuruza. None uzi ukuntu bushize nasanze inyama zarapfuye n'imigati yararengeje igihe. Wakabimenye se? Ngaho reka njye kwinginga wizeye ntataye, ariko umenye ujye wita ku bakozi bawe kuko nawe uba bakeneye, urumva? Kandi ubwire Sifa ntazongere kumutuka. Aha erega ndumva wizeye tugiye kujya tumusenga. Usanga mu magwibere Fredi asigaye ajya mu gikoni. Ni kuki? Ujye mu gikoni none amasaha atagiye. Ngo njye mu gikoni? Kuko urabona iri zuba nzamutse mva mu misanane ngo njye mu gikoni. None turarya iki? Ariko abagabo namwe ntimwikunda he? Duteze. Ubwo urashaka ko ari byo gutekera, ariko nutekereza ko nanjye ari wo munsi mfite w'ikiruhuko. Ikiruhuko? Dakata. Ibyo ntabwo ari byo namba. Nose urumva nakwaka ibidashoboka. Nuko uyu munsi ko nta mukozi dufite. Ko nta mukozi dufite? Wizeye se yagiye? Wizeye amaze kunyaka gahushya. Warashaka kujya aho byihute ngo nyirakuru wamuriraga yarembye. Ngo ni indembe rwose. Ngo iki ngo ajya he? Nizere ko utamuhaye uruhushya. Kandi nanje kuri umuhakari. Ahubwo arimo kwitegura agiye kugenda. Ariko uzi kusetsa? Wowe uzajya wita ku byo abakozi babeshya. Aragenda se niwe uzateka? Aragenda se niwe uzasigara uteka, ukubura, ukoropa, ukarera n'abana? Ese niba nyirakuru arwaye kumva atagomba kujya kureba uko ameze? Ubwo rero ko uwo mukecuru ubona arangije manda ye azajya akorora, wizeye azajya yiruka ngo bahagiye gusura iwabo? Ndavuze ngo ntaho ajya. Ndavuze ngo arajyayo. Aragenda rwose. Namaze no kumuha uruhushya. Ariko wajya ugira umutima wa kimuntu mama si. Uriya mwana amaze amezi harya nangahera. Amaze amezi agira kuri 6. Ntatuma hari umuntu umusura. Ntawe umuvugisha. None ngo ntajye no kureba umukecuru nyirakuru wamureze koko. Umva nyine ko ari amezi 6. None se n'umwaka. Wizeye namubwiye ko agomba kugira gahushya rimwe mu mwaka ko gusura iwabo. Akagenda karara bugacyaze. Ariko se ubwo yibagije ko abo barwaye. Urumva yagira umutima ate wo gukora atagiye gusura ababyeyi be ngo arebe uko bameze. Weke iwanyu agakomye kose uba wirute wagiye iwanyu wese umuntu. Njye ndikoresha ariko wagomba kumenya ko atigenga atakwigira uko ashaka. Ukurorekera ngo kuburana. Jya mu gikoni gutekera abana wizeye namaze kumuha gahushya. Nta burenganzira wari ufite habe na buki. Nakubwiye ko ibyo abakozi bo mu rugo ari byo bireba kandi utagomba kubyivangamo, urumva? Ese ubundi uwo mukobwa aba ari wowe yakagahushya kuva ryari? Hari ikibazo sinyigira rwose. Wizeye urihe? Ndi hano mu cyumba. Sohokamo. Nereza ku gakapu kawe kampereze. Ese ubwo umuntu abaza ari iki wapanzemo wibye? Ariko se ndiba koko mu masi iyo ngeso namukozo tiba kubuza kurya inyama wari wabona hari nimwe ndya nubwo wari ngiye uba wazitetse. Mena hasi turika ku gakapu kawe ndebe. Reka mbivanemo neza indererwamo yanjye utameneka. Turika hereza turika hangaha. Sikira bivanamo neza suvanamo neza. Turika hangaha. Mbese ko ari imyenda yanjye irimo nta kindi rwose. Vanamo nicyo gitambaro cyo mu mutwe. Gitambaro kinambaye se? Kivanemo. Ndakivanamo se kandi warantegetse kujya mpora nteze igitambaro. Ugiye rero kubigira urwitwazo. Vanamo. Umenye ko ariho bamwe mu hishi byibano mwarenga amarembo mugashyira mu gakapu. Dore nacyo nagikuyemo rwose. Sibyo mbonye noneho. Niko muko uwize ibi ni ibiki? Vuga se ibi ni ibiki kuri ku mutwe? Mama si ni menshi rwose. Ibi wabyisukishije ryari? Uhawe nandi uburenganzira? Ntawe na bwatsi. Urumva se naragombaga kubyakira uburenganzira mu mutwe wanjye, mu musatsi wanjye. Niko wibwira? Wisukisha menshi ukora he? Hano
sinkorera amafaranga kuki ntakwisukisha nk'abandi bakobwa ngo nanjye umusatsi wanjye ukure umva mbese naho muhera mujya gushinga no kwiba abagabo b'abandi gira vuba nonaha usubize iyo myenda mu nzu wambara imyenda yawe isanzwe ahasigaye ushakire imakasi ngo iki izo nwere sinzishaka ku mutwe wawe zigomba kurara zivuyeho njye sinshaka baza kwibona aha mu rugo rwanjye ariko si by'abakozi ubyivangamo byo rwose ko musakuza habaye iki mu masi iby'abakozi ubyivangamo nibereye mu byanjye hariya sinamenye nuko byagenze bite ko nuva muri mubire ntujya uvuga ngo ngira amahane ndebera nawe umutwe w'umukobwa wajya kumenya ko ahisha ibi bintu munsi y'igitambaro munsi yagira ati kuba mutegetse kujya hoza igitambaro mu mutwe no kwambara ibijipo birebire wagiye kuyeri kumva mbese ubu rero ushyigikiye amakosa nk'aya ngaya amakosa yaheze yarangiza akakubeshya ngo iwabo bararwaye naho agiye kureba abahungu ngo yaratinze kurenga amarembo ngo avanemo igitambaro maze asamare ahubwo nazana imakasi none ankemura ikibazo nakizane rwose mama simbabarira rwose ndabikata rwose mbabarira umugabo w'ishyagenda amafaranga undimo cyangwa rwose byibura umpe nahwanye n'itike ariko njye kureba nyogokuru ejo nzazinduka ngaruka ni ukuri ko imana nzagaruka ntaho ujya n'amafaranga ntayo nguha kandi na papa sifa ntabyivangemo ntaguhembe ntazi imibare yanjye nawe musaza we nagukase ariko wa mugore we wajya utuza tukumvikana ko rwose bababwire narumiwe rwose genda narahumuriye ibintu byo mu rugo byaranyuze papa singumuki ngo umugore utangira no kumukira imbere y'umukozi nuse n'uwo mugore wanjye hari isiri mufitanye rwose ndabimenye urashoboye niko umwana aragahoramo zikuru nubwo rwose ndi butere iriya mpinga kuri iki kizuba n'ikidomoro ku mutwe ariko byashimishije kuba amazi yabuze rwose yego disi byibura nawe ukageraho abandi bari ubizi uzi ko nk'iyo uciye ikiziriko neza kuki utabaye umuzungu w'ukuntu uhora mu nzu mfasha ibyanjye mbikubwiye noneho wakwiruka wambwise uzi ko iyo asanze noga yisaza akanuka kenda kumara ngo mbamare amazi ngo mba nipfipfonyora se ngo nsente ko n'ubundi ndi mubi reka kuri mubi ariko mani uretse ko wari umusirimu se ari umugore w'umugabo ikenda kurusha n'iki ariko ye damase wari uzi ko mu mutwe ubu ngubu nikoreye ikibuno ngo wikoreye ikibuno uzirakomeye ibyo urwo rwose naboneye hariya kwa masifa nakumira umusatsi wanjye wose yarawogoshe nzira ko nisukishije menshi tekereza pe ni ukuri ubu na n'ubu nibajije ikibazo abifiteho byaranyobeye baba ariko si uriya mugore ko ari umugome gusa ngomba nshaka kwigira indaya ahaba yabisomye niho mba ntazi indaya se imisatsi gushyiraho menshi gusa none se ubizi karazi kariya kazi wakaretse bagufasha gushakisha ahantu ko kariya rwose utazagahumekeraho kabiri nanjye mbishoboye rwose mba naragiye kera kuba uwo munsi amuza kujya gusura nyogokuru arwaye niho nabonye ko nta rukundo na ruke ruba mu mutima we wize nyogokuru bajyaga bamuvuga bamurahirira ngo abakozi bakorewe bararushye ariko sinari nzi ko ari mubi kugeza aho pe ubu kuko umwumvira niko ntamenya neza niba njyamaga amafaranga yanjye nahita ngenda gusa yarayafatiriye ngo azajya ahantu igihe ashakiye ngo nimubwira nabwo icyo nshaka kuyakoresha kigaragara uzajya uhemba ukimubwira ko kashize wigendere uzaba ugize nabi mu rugo twese tuzagufasha ariko rekera aho gutuza nk'uko bikora sha nzagerageza ariko sinzi ko nzabishobora sinjya mbasha kubeshya pe byarananiye kandi uko mubona nimubwira ngo nditahiye nta n'inoti y'ijana zamba keretse ahari ari we unsezereye ni ibibazo rwose uzi ko uwo muntu bitazima nijya ubizi aranuka umukobwa wese ifu ukiri n'umwana nawe akantuka akancyurira ko nyina ntuka akankubita ubwo nta kundi wize ko numva asusa n'ukora ibintu
ahubwo njye nibaza niba amafaranga amaze kunkata ataruta kura ayandimo. nagukata rero kunturira kandi narumiwe pe. ako se muri iyi karitsiye niko abantu bose bafata abakozi we. wapisha umenya biterwa n'urugo icyo akoze barikire gufata abakozi neza no kububaha singa kera babafataga nk'ingurube bakabagaburira ibisigazwa gusa. njye rero noneho ndaza no kugakeka gusa kandi hari matera batararaho sha. umugabo rero reka umunsi umwe yibeshya nk'imatera wo kuraraho. umugore yaramwishe ni ukuri yahise yinyaka ngo nindyama kuri matera sinzajya nkanguka ngo nzajya ndyamira ntinde kubashyuhiza amazi no guteka icyayi n'igikoma cya sifa. karara ukumbagurika koko ahora n'iki wowe warayikwatsa ukajya urakumbagurika mu gihe twe badushyirishije no muri mituweli barangije bakatugura n'inzitiramubu. namba nawe sha naho uzahurira na malariya naho ujye n'ibirari ndwinga igihe nzarwara malariya nzabona n'amafaranga yo kwivuza ntagira na mituweli. irambabaje ni ukuri ubwo ko yumva ruriya rugo uzarukwamo umva ejo nzakamabura gahushya njye mu mujyi nzakugurira ka supanete kamwe gato ubundi uzakamane nibura kakwiyumva. oya sha ubwo se natanyishyura vuba nzavana amafaranga yo kukwishyura. sinabiri kubiba kuko wowe ntihagane ikintu rwose ndayigutweze cyangwa bibagirwa kuri mubyara wanjye. amasifa rwose yakubujije uburenganzira bwawe nk'umukobwa akwaka uburenganzira bwawe nk'ikiremwamuntu. ikibabaje ni uko wibagirwa ko ari ibyo umusigarira ku rugo kamusasira kamugaburira kamumenyera abana n'ibindi. ibyo yakwiye kujya bizirikana rwose. ndabona ari twabagezeho ntigashyireho ibidomora byacu bivoma tudatinda ukagera mu rugo akagutuka. ageze asinga ibitutsi bye biracyankoraho wapi rwose narabihaze ku buryo atakinuka cyangwa ngo anturire mbabare. ngombwa ni uko umenya urugo n'abana bayansiye. barakubititse bisi ndabibwira mama ndabivuga. sheje n'ibiki ko numva hanze ngo umukobwa yisekeje niko si ubonye iki sha. ndabivuga ngo ni ibiki uvuga si mama. uruswa wizeye yamanitse supanete mu cyumba cye. ngo supanete iyo yayivanye hezi. ariko si ibyo nabyo birakurebara bitandeba. njye narakubwiye ngo uyimugurire urumva atazava akarwarira malariya ahangaha urabyanga none yayiguriye ubwo ikibazo bifiteho ni iki. mbabarira papa si mbabarira ndabizi ko uri umugabo utagira icyo witaho gute se ibintu byose ukabifata nk'aho byoroshye ariko uzi ko abagore twebwe atari uko duteye. njye ngomba kumenya kabereye aha kose urabyumva. uwizeye karame vayo hano. gusa ibikorwa babitewe uko mu masifu uri ku meza aho wabanje ukarya umva ibibazo utangiye kuzamura. njye sinabasha kurya ntazi iby'iyo supanete aho yaje iva nikije kumara hano. none si ukuyiryamamo hari ikindi. nari mbitabye. ni ko wizeye karame ibyo sifa avuga nibyo cyangwa si byo ngo wamanitse supanete. murabizi ko nabasabye niba hari idakora hanyuma nabonaga imibi irari ndya mukayinyima ariko muhumure rwose ntabwo ariyo namanitse ahubwo n'indi nge nishakiye kuko rwose sinshaka kuzarwara malariya ntanagira mituweli. abandi bakozi bose baguriwe mituweli. ariko ibyo asubizanye uti bije bite subiza ibyo nkubajije wige mu magambo marimbari. supanete wayivanyiye niyo naguze aho nagujije amafaranga ndayigura ni mu mpemba nzamwishyura. nyumvira ate ni wa muhungu wo kwa Eugene wayimuzaniye mama. ntunyumvira niko nakubwiye ngo iki ko nashakaga kunguka we na bakarya rugo wo muri karitsiye. ikindi kandi none aha genda ufate iyo supanete uyimanure sinshaka rwose sinshaka umukobwa unsuzugurira mu rugo rwanjye. ariko se mama si ikibazo kiri he kiri kuba yarara muri supanete kuko ahubwo nibyo byari bikwiye. none inshuro nyinshi ndabikubwira ngo uzayimushakire narwara malariya ahangaha uzabyirengera urabona ibere. genda yavuze ngo nayimanure nta mukozi ugomba kurara muri supanete. ese uwo murenga yawe ukizwa n'ikira ubwo se urumva ibyo bihuriye he. supanete niyo kurinda ubuzima bwe none urashaka ko uyu mwana azarwarira ahangaha malariya koko ariko ubundi wowe kuyiraramo. ariko umenya ujya wibeshya papa si ntibeshye iki njye se ndi umukozi ubona nkora akaba aranyica.
urabona uwizeye najya kurara muri za supanete azajya abasha kubyuka saa 11 akadushyuhiriza amazi yo koga agateka igikoma cy'abana n'icyayi cyacu agategura umwana akamujyana gufata imodoka ijya ku ishuri urumva atazajya akererwa yisinziriye bari kubanza wumve nako kazi akora ugaha agaciro yewe we kuyiraramo ntumenye ko bwakeye uwizeye karama iyo supanete ntuyimanure niko mvuze ndavuze ngo ntayimanure kuko nawe akeneye kubaho neza niko mvuze kandi yowe wize gize imana njye noneho ndavuze ngo mva ku meza iyo supanete itakimanitse ndavuze ngo ntayimanure cyangwa ze nyinyuze mu mukasi ntuyimanure ese uracyahagaze ahangaha wize uhagaze ahangaha ugira uti uracyashinze aho utarajya kuyimanura nonaha vuba genda uyimanure ntabwo ayimanura ntukaze kuntegeka umva nkubwire wa mugore ntabwo ayimanura arayimanura urengeje ukwemera uriya mwana ugira kuriya wewe ko ari ugutegera akakugaburira aramaze niko yaje asaba ntumusigira abana n'urugo ugasanga byose ari bizima warangiza ukaza umutoteza ahangaha none se ariko wibwira ko watari ikiremwa muntu urakabije ahubwo watewe n'iki papa si kuko nta n'isoni ugatinyuka ukamvuguruza imbere y'umukozi icyo nicyo cyubahiro w'umugore wawe ntose we ntumvuguruje ndamazi mama simva nkubwire urakabije ngiye sigaye nkureba nkakuyoberwa yibaza aho umutima wawe uba usigaye ufite umutima w'inyamaswa ibyo rero urabivugira umukozi ufite agahinda izo mpuhwe ufitiye udafitiye abana bawe Sifa na Fred ni izihe utekereza ko abana banjye nta mpuhwe mbafitiye bazi uretse nabo nawe ndazigufitiye n'umutima wawe utamenya uko umeze yewe ariko umuntu harimo kubara nabi yewe urumva iyo ufata na buriya mukozi wo mu rugo utekereza iki yewe ibyo abakozi bo mu rugo ujya ubindekera papa si kandi mpora mbikubwira saa seri z'abagabo na gato nitwe abagore bireba ntuzongere rero kubyivangamo nyehera iyo sosi nishyiriye ku muceri akira cyuya gusa akira subize biri gucunaguza se wayitetse kumutoteza urimo kurya n'ibyo yatetse gubo wabyibagiwe akira nizeye ko yatetse za piripiri nazanye murana yagatetse karimo ariko uriya mwana baye mama si reka twumvikane kamagambo byasubiwemo uriya mwana umutotereza iki koko umutotereza iki gihe cyose uhora umutoto hatuma nabi wakora neza kwaza akazi ke kari umukobwa w'inkumi wamuretse akabaho neza koko mureke anezerwe rwose mu kazi ke no mu bukome bwe ariko ibyo abakozi babindekeye ko ufite uko mbacunga kandi ko ntacyo uzabihinduraho ayiwe wayikize piripiri we ndayihekenye we reka tugushakire amazi umwe Sifa we nyarukana amazi ushaka tebuka banguka we amazi ariko se ubundi uhekenye urebaye iyo witonda ukayishyira ku ruhande ko nari maze kuyikwereka yayinteze iriya shyano ngo n'uwizeye ryanteze piripiri iriya mbwakazi y'umuyange irambona rwose arambona kuntega piripiri yo oya we tukana utyo imbere y'abana kandi niyo mpamvu Sifa tukana usanga ari gutuka uwizeye niwe wabyigiraho uwizeye gutega piripiri ntiyari kuri imbere so wishyize ku kiyiko ukayitamira wabonaga itagaragara wimurengera yarambona umuretse si wowe waziguze arabyishyura byose ntizaguzwe nawe uwizeye abisiga hariko uramenye ntukore kuri uriya mwana wa mugore we yego kagome jeni burya tujya muri bisi imwe muraho papa Sifa neza nari nicaye inyuma hariya reka sinari nakubonye rero mugiyemo kureba ariko nanze gusakuza nari nzi ko musuhuza dusohotse amakuru yanyuze yewe amakuru ni meza turaho pe ariko rero nawe ntabwo uherutse mu rugo iwacu yewe se ninde wahagukubitiye ko utakidusura ra aha ibyo byose mbaherutse da uretse ko namwe mudaherutse mu rugo iwacu kandi mama Sifa arambwiye ko yigeze kuhanyura mu minsi ishize gusa umukecuru byatuma utadusura kuko ejo ni oya si ibyo ariko se mama Sifa yaba yarakubwiye icyamugenza agaje kudusura gusa urumva ibyo nabimubaza akadajya mba numva ari ibisanzwe
ngo yaraje kuntukara. kugutuka kunyiyama no kwiyama umukozi wanjye woshya uriya mukozi wanyu. ngo yigeze kumuzanira inzitiramibu njye simba nanabizi. ibyo subirije gusa ibyo byagutanya na mucuti wawe mu masifa koko inzitiramibu. ibyo bintu by'inzitiramibu kuko nigeze kumva babisakuza icyo gihe yabazagaho aho bayivanye ariko ntabwo nabitinzeho ibyo ngibyo maze niwe wica ibintu byose papa sifa nabijyamo koko wigira ntibindeba ukareka umugore wawe akagumya agatoteza abakozi akabafata nk'ingurube. ese wibwira ko buriya muba mwiyubakira? mbabarire rwose jeni ibintu by'abakozi igenda bigendera kure. kubera iki? yemwe naranabajije rwose n'abandi bagabo bambwira ko nabo ariko babigenza. barambwira bati rwose twebwe n'amazina yabo ntitujya tuyamenya. urumva rero ntajye sinshaka kuzisenyera urugo hejuru y'umukozi cyangwa umugore atazakeka n'ibindi cyane da. ariko papa sifa nkubwire ndakumva rwose niko uzaca ku muntu bamwica nurangiza ngo ntibikureba koko ngo nturi polisi cyangwa muganga nawe ugiye kuba abantu bindeba. none se ninde bishe? ninde bishe se? bajyaga bavuga ukuntu mu rugo rwanyu mufata abakozi bo mu rugo nabi kagira ngo ni bimwe by'abakozi bavuye ku kazi bakagenda basebanya. ariko njye ubwanjye hari ibyo nihagarariyeho mu rugo rwanyu ndabyibonera. none kuko ari we wazanye uriya mukobwa wizeye uguza no kuneka kuko afashwe mu rugo iwanjye rero. uretse no kuba nza mu rugo kubasura nk'ibisanzwe ntibonera uburyo mama sifa atoteza abakozi nawe ukamera nk'utabibonye ngomba no kubaza uwizeye ko akazi kagenda neza kuko ninjye waba mubarangiye. ibyo byo ndumva ari byo ariko rero ndumva byo bitaguteranya natwe. ni gute bitanteranya namwe? ntajyaga ngira ngo muri abantu nkaba nsigaye mbona muri inyamaswa. ariko jeni ayo magambo yose ubwo n'ibyo bitutsi urayavuga gutyo hejuru y'umukozi hejuru y'umuyaya kuko mu rugo. ni mu mwita uko mushaka. numva umugore wawe ngo amwita baranyica akamuhamagara karya rugo umucugusi n'andi mazina tubahisha umuntu anahisha ibitutsi n'ubwirasi. naho se ubundi wowe awubita ute ubafata ute? njyewe umukozi wanjye mufata neza n'ikimenyimenyi tumaranye imyaka myinshi ndamwubaha ntawe ibyo nshoboye mu bushobozi dufite. ntaryama ku gakeka hasi kuri sima nk'umukozi wanyu yewe aryama mu nzitiramibu. namuguriye na mituweli ye kandi iyo ukwezi gushize arahembwa buri kwezi arahembwa. afite uburenganzira bwo gusohoka gusura no gusurwa n'inshuti ze gusura iwabo ndetse no kutuganiriza no kutugisha inama iyo arwaye tukanamurwaza. wenda iwacu ntaryama neza byo rwose ariko ayo ni amategeko mu masifa ngo iyo umukozi aryamye kuri matora ntabwo akanguka akazi kagapfa. muramutuka maze n'umwana wanyu sifa agafatiraho akamutondagira akamutuka akamucira bibi akamumenaho amazi byose nyina arebera ntagire icyo akora. ese uwo mwana mutoza ibyo mugasuzuguza umukozi areba ni ubuhe burere muha? ese we nakuraza afata umukozi azakoresha ntumubwire rwose ntabwo byaba ari byo. nzabwira mu masifa azahane sifa mu busa ibyo ntabwo byaba bitubereye kuko wowe ntacyo wabikoraho se. yewe umugore wanjye yambwiye ko disipurine y'abana n'abakozi ari we ireba rwose ntagomba kubyivangamo ndi umugabo. yambwiye ko rwose ibyo ntagomba kubyivangamo njye ndi umugabo iby'abakozi n'abana iby'umugore bwo ntacyo bireba. ariko noneho ni akaga ndumva nkurenganya papa sifa we ntakwiye no guta igihe nkubwira iby'abakozi kuko ntacyo uzabikoraho. none se iwawe niki kikureba mbwiza ukuri niba ubuzima bw'abahaba butakureba? reka nkubwire rero ejeni ibyo bintu tuzabiganiraho butaha dutuje waje kudusura cyangwa twaje kugusura. urumva ndabona ngeze mu rugo ariko dusuzadusure wadutanze ukadusura. oya kuza iwanyu bintera agahinda. ese ubundi uriya mwana mwirirwa mutoteza niba akazi kamunaniye byibura mwamuhembye amafaranga ye akigendera. murimo amezi menshi cyane yakoze adahembwa. ndajya kubivuganaho na mama sifa numve uburyo twabiha umurongo kuko utagira amafaranga se ukorera amabuye. ariko ntabwo nakwivaga mu byo guhemba abakozi. none se namenya ba murimo amezi angahe? ntekereza ko ibibera iwawe ubibona kundusha gusa ntibigufataho ntacyo bikubwiye. nyamara mwakwiye kumenya ko umukozi wo mu rugo nawe afite uburenganzira
mwakwiye kumenya ko ubuzima bwanyu bufasha mu biganza bye. yewe cyakora ibyo byo nibyo rwose turabyumva kimwe. none se umuntu turerera abana akabagaburira nawe akabagaburira kuzibagirwa ntabwo katugaburira mukamusigira inzu n'ibiyirimo byose koko ntimwakwiye kumwubaha papa Sifa. ibyo birakwiye rwose. bariya abana mwigisha kumusuzugura se si we wirirwana nabo akamenya ko bariye ko boze buri kantu. erega ibyo uvuga byose ndabyumvije ni gufata umukozi wo mu rugo nabi ni umubare muke cyane. ariko nawe mama Sifa uramuzi uriya mugore wanjye rwose ni ingare. ntacyo mbikubwiraho nawe ntubiyobewe. hanyuma ukaba ntibindeba ingaruka zizavuka ku buryo mufata nabo umukozi nazo ntizizaba zikureba. wibwira ko bitazakugeraho ariko uzi kusatsa nakumiro. ariko mubara nabi babwire mubara nabi pe kandi nawe urimo. niba ujugunyira urugo umugore ukamutererana mu bifuti bye ntumugire inama. ndakumva. ubona nta mazi yo koga muri dushe byagenze bitera. ndeka papa si ibyo ngiye gukora n'ibyo ubizi. byagenze biteze ariko se ubundi wizeye byamugendekeye bitera. ubundi ko iki gihe imirimo ye yabaga yigeze kure. si ibyo se nyine aricyo haryamye. nakubwira ngo amaze kwigira kariya kajya hese ukagira ngo reka nze ariko mwereke. ayo mazi urimo kuvoma ntacyo uba yazaniye mbariyo n'ikarabira. dindira ariko zana n'ubwo ayo ngayo ntacyo rwose. dindira amasaha aragiye. dindira ngiye kubyusa ririya shyano ry'umuyaya kuko nta n'isoni ageze saa 12 atarabyuka. ariko rero uramwita mumenaho amazi umenye impamvu banza umubaze impamvu yaheze mu buriri. ubwo rero uragira ngo njye gukomakoma nkomanga ku maboko ye makangu ariko ye igirayo niko wize ko mumenyeho amazi akonje. niko wize amazi akonje koko. ndende kumenyeho nyine nta soni ugejeje iki gihe kiryamye ubundi tangaye saa 12. uzi ko wakwiye kubyuka ukaba washyuhije amazi watetse icyayi watunganyije n'umwana none dore ugejeje saa 12 ukiryamye washyana. ariko kuko nzizi iki ubona ko nibyo uzanyuza kugukangura. ihute vuba gufatisha imbabura umwana wanjye atajya kwiga ntacyo anyoye nta soni. ntabwo meze neza ariko ndwaye umutwe. nimwibuka ko naraye mbatse kanini nijoro se cyangwa amafaranga yo gukagura nimuyampe. ariko ye ubwo se urigira ibiki mbana nk'iyo mitwe ntugire ngo njye nyitayeho. ihute byuka washyana. nukuri sinabishobora pe simeze neza. ariko ye ahubwo nimuma amafaranga njye kwa muganga. njye nzi ko uretse kwirwaza ngo udakora akazi uri muzima. ngaho se jya mu mirimo byuka ibindi ubeshya ntugire ngo bimfataho jyewe. ariko nuko mudashaka kunyumva rwose mama simbeshya ndumva ntarwaye ntabwo meze neza. nifuza kujya kwa muganga. maze uwize mvanaho ayo mateshwa ngaho ujya guteka igikoma cy'umwana abandi turoga amazi akonje nuko urakoze uraduhimye. ariko ntugire ngo bigarukira ngo ukazana none amafaranga 1000 zaba ndeba n'akazi igihumbi cyose. gusa kuko kumubwira ko ndwaye ntabyemere ndabigirane. reka nambare njye mu mirimo amenyeho amazi we. maze agasanga narembye ahari mfite umuriro nibwo yemera ko ndwaye. gusa ndibaza igihe ahereye nkahata hari amafaranga buriya nsigaje mura. ariko se koko urabivamo wenyine wize guteka kumenya urugo no kumenya umwana mbona warembye nta mbaraga ufite. ese nabigirane gora mama Sifa yanze kujya kwa muganga. tekereza n'ukuri karanyuma n'amafaranga yo kujya kwivuza. yakora naza agasanga warembye umenya aza kukwemera noneho ukajyayo. keretse nusi ukamerekeza Damase naho ndumva ukomerewe numva nakwigezayo. niwe wabiteye iyo akureka ukajya kwivuza indwara itarakomera byari kugeza nimugoroba nibura wakize. umva ndushaka kumererwa n'abahungu. biraboneka n'ukuri kuba yamenaho indobo y'amazi akonje ngo mbyuke imbeho yanshingiye. nawe uryamye ku zuba ndabona ugititira.
byanyobeye pe uyu mwana urira nawe nabuze imbaraga zo kumuhiga no kumusinziriza cyangwa uramushonga wize yigezamo amata oya nari kuyamwana yavanyeze ko nabuze imbaraga zo kujya kuyazana harya mu babikira dukamisha kuva bagenda njyamye hano ndimo kuzongera ndahaguruka ngenda kwikubita hasi Damascene wanze n'imineke mu nzu nkamuha koko ko nta kuntu utitanze rwose ngo uze kumfasha nta kibazo reka nze gushake muzanire ahubwo n'imana mvugiyemo ngo njye kugusuhuza kandi baranciye icyo gikerera tafredi icyo gikerera surashonje mama humura yuko bakuzanira umuneke hasigaye banagushyuriza amazi woge abona imbaraga zo gukoza noneho ma inzara yendaga kumwica biraboneka n'ukuri Damascene imana ikuzanya iguha umugisha mwinshi ubu se koko umwana inzara yawe kumwica ariko njye ndibaza icyo nyakubuje nasohoje batekerezaga bagusiga ku rugo warembye bagusigiraga umwana babona ko uvanaho imbaraga zo kumwitaho koko bibwiraga ko nirwaje mahe ese ko numva usa n'umuntu afite umuriro wize we uzi ko ibyawe biteye ubwoba mwana yanjye ndumva ugomba kujya kwa muganga byihutirwa urimo uragurumana pe uratwika buriya mama sifa nataha nimugoroba agasanga sibasha guhaguruka narezwe n'umuriro nibwo nyemerera nkajya kwa muganga nyamara njye ndabona bikomeye atari byo gutindikanya ngiye gutelefona mabuja mubwira uko bimeze aza kujyane kwa muganga da na hirya mu masifa aha yewe reka tubireke ejo ni Sekarimana y'u Rwanda yita ku bakozi bakita no ku batarabe none urumva namubwira ko warimbye akicara agatuza ushya ndahita mbimubwira azi rwose akurebe cyangwa bibwire nyakubuje ibyo byihoreye Damascene ahubwo icyo mwisabiye rangiza koza ibyo byombo ushyirira amazi aho ngaho ku mbabura nimbona akanya ndoza ka Fred dore kikunze hasi kiyanduje nyina sanzo sarya yanyica none se wari kugira ute nawe wirwariye wabasha kwiruka inyuma y'umwana ukimenya kugenda nawe nta kabaraga uretse kanakubagana namubonye sinzi kubivamo rwose ndabivamo nakomeza amufata akaboko ahantu ryamye sinongera kumurekura naho ubundi byombo nari ndangije kubyoza dore ngushyiriye amazi ku mbabura sinari nanabibonye urakoze Damascene maze umbabarire saa saba n'igice ungire ku muhanda unyambukirize sifa avuye ku ishuri hati imodoka zitamugonga kiduga ntabasha kugerayo wize humura ndabigukorera byose rwose ariko papa na mama sifa aho bari baza ku rugo barusigende koko mbere yo kugenda azanira Fred undi munekesha Damascene dore ntahazi nako imineke yose yinzanira hafi y'inyegereza imbabura uyishyire hafi aha ngaha ntibabashe kuhagera uyishyire n'amazi akonje mu ibase hafi utaza kuyangana mpfukame nsukemo hashyushye mwagira umwana w'abandi hanyuma ariko usisumira imyenda yo kwambika Fred uramenya ubikure upfa kunshakira nshakira Damascene reka mbigushakishije sha ariko se ko mbona urushaho kuremba wize ibyo uvuga urabasha kubikora koko ngiye kuba mpumurije gato kuzongera wenda birashyira hagati aho n'amazi arabashyuha reka byibura nsijye ngushyize ikintu gitose ku mutwe wenda umuriro uragabanuka ahasigaye nanjye njye mu kazi ko mu rugo ariko ndabanza telefone mabuja mubwire uko umeze nibyo byihutirwa n'ukuri usa n'uza kwibagirwa sifa wakabyarawe ntazi kwiyambutsa umuhanda biteze kuje ahangaha nkorera utaye akazi ahubwo nje nibwira ko udahari wagiye mu rugo kugira ngo utese mu rugo iki gihe uko bizinye njya kurya mu rugo saa sita kugira ngo bagiye kureba uko bimeze cyane cyane ko uzi ko twasize umukozi arwaye
ariko nawe nimero ntizigufata ye izihe nimero se wowe byabaka rya rugo ntubizi buriya yari yirwaje kugira ngo abone uko ahembesha ubundi ajye kwirirwa mu mujyi n'abasore ngo arivuze akaryama kuriya kataka kuriya nk'ubutaka atababaye ariko urabakiriye ariko jewe ntabibonye rwose ntatekereza ko Uwizeye yarwaye nta na rimwe yigeze atubeshya ikindi kandi ubwo ibyo si ibintu byo gukinisha gusa wakinisha kuvangura urwaye cyangwa wapfushije none se ubona njye nkina niba ufite igihe cyo gukina jya mu rugo wirebere gusa sinumve bamwohereje kwivuza ntaje ngo nirebere uko ameze icyo nzi ni uko abeshya arabeshya pe ariko rero ugiye gukora byananiye umutima ujye kurya tegaza n'umwuka byaramo Uwizeye yaba yakomereka byagenda bite none uzi ko twamusigiye umwana mubizi kandi wongereho na sifa agomba kujya kwambutsa umuhanda avuye kwiga none ariko ubundi wadupfanye uriya mukozi adupfanye atajyana kwa muganga twasobanura iki twabyazi kwa rutaramuki ariko urabizi papa ayinya byadukoraho urabizi papa byadukoma ihanga rwose reka nicururize ndabona abakiriya baje ndumva ibyo uzanye bidahura na gahunda ndimo uriya mukobwa arabeshya nawe uzabaze n'abandi abakozi bo mu rugo ni abantu batunzwe n'icyo bita ikinyoma barabeshya rwose wowe ntacyo uko bimeze kose reka agere mu rugo ndebe uko bimeze ndumva umutima urya reka burya nawe ntumworohera wirirwe reka nyaruke ndebe ubwo uraza kuzimba nzi ko wicuza igihe cyawe wataye nuko nta kazi wari ufite ariko ngenda gafite rero wegenda namahoro se ko munda uhanye uzi wanjye muri iki gitondo Jenny cyangwa wibagiwe ko ari umunsi w'akazi mu masifa adahari si mama sifu ngenza ntazongera no kungenza nzana muri uru rugo none se uje kugira uti ko muntu naje na taxi voiture ukaba wari uje nta n'umuntu uhari ariko ye uzi ko nta mutima mugira koko kubera iki se ngenzanywe no kureba Uwizeye ngo mujyane kwa muganga bana barije ko yarembye ahasigaye ningira Imana agakira nzamusubiza iwabo amafaranga ye mwamwambuye muzayagumane namuzanye ngira ngo muzaniye abantu naho we ni muri inyamaswa gusa wase ubundi urinda uvuga nabi gutyo ye nubona ko mvuye ku kazi ari we nje kureba nari nje kureba rwose uko ameze ntacyo ukoze kuba mu gitondo ababwira ko yarwaye yaheze no mu buriri aho kumufasha ngo agere kwa muganga mwamubyukishije amazi akonje muyamumenaho mu buriri ibyo gukora ibyo gukorera umurwayi ariko ibyo gihe sinzi iyo bibera ibyo bakoze simbizi ariko se ubundi ninde umwana biregerwa ahubwo mukabizira oya mbwira ubundi ninde waguhaye izo raporo zose ninde wakubwiye ibyo ariko urugo rwanjye muraruneka nabibwiwe n'umukozi wanjye kubwa Nyagasani yaje gusuhuza mubyara w'Uwizeye asanga yarembye ntaneguka niko guhita ntabazi ariko uzigije mu masifa ajya avuga ko ari byo burya tumara kugenda ha mu rugo hakabaga kunguka abakozi bo muri quartier bose ndumva nta mwanya dufite wo kujya ku mpaka nk'izo de ahubwo reka nirebere umwana w'abandi mujyane kwa muganga ariko nushaka wisubirira iwawe nakubwiye ko aricyo kinzanye rwose kumujyana kwa muganga oya usigare ku rugo rwawe njye njyanye Uwizeye kwa muganga Uwizeye ko utamwitaba se ese wiryamye aha ku gateka ayiwe papa sifa we ibi ni ibiki byabaye ahangaha koko ibiki ariko we habaye iki Jenny niko dore umwana wawe Fred uko yabaye we ndebera nawe kunukuri oya ntibishoboka yawe umwana wanjye we umwana wanjye yahiye yatokombeye baba we yamufate muri iki gitenge vuba tumujyane kwa muganga we sinzi niba umutima ugitera niba ubuke butageze imbere we dore n'amazi yamumenetseho ashyushye dore isafuriya aho icuramye mana we umwana wanjye koko ndamenya mfata he koko umwana yagiye gushya koko Uwizeye wamusigaranye areba hehe ibyo uvuga ni ibiki fata umwana urabona Uwizeye w'ubuzima afite ari ubuhe urabona watataye ubwenge akibashe kumva se yego ko mbega umuriro we Uwizeye ariko ntavuga ayi baba we ubuse ninde umunteruza ngo tumushyire mu modoka tumujyane kwa muganga koko reka njya guhamagara umushoferi wa taxi voiture azamfashe ibintu bibaye mu rugo rwanjye ni ibiki koko niko nimubwire rwose niko Freddy mwana wa arumva se ariko umwana wanjye aracyari muzima koko baba we mwana wanjye aho yaratokombera pega mwana wanjye ubu koko pega umwana wanjye ngarononekara ubu ndagira nte koko ndabigira nte rwose kandi nitwe twikoze mu nda
tujya kumusigira umukozi wo mu rugo kandi nawe yarembye ariko yene yabivuze ukuri rwose ubwa mbere abitubwira kutita ku mukozi wo mu rugo burya ni ukubara nabi umva mu mwana wanjye agakira we maze bana yanjye icyapfa imana ngaho nteruza n'uyu mukobwa tugende rwose bwangu tumujyane kwa muganga ihute mu modoka tugende papa sifa rwose urabona ko bikomeye uhagaze aburira mu biki wicuza iki ko ibibaye byose ari amakosa yanyu usaba imana gusa umwana wawe n'uyu mwana w'abandi wizeye baba ari bazima se hejuru abaganga barasanasana iminsi ikicuma babe bazima. muri uyu mukino aho ntubara nabi wanditswe n'umubyeyi Desituri Sylvia mwumvisemo uwizeye mwakiniwe na Mugeni Aime, mama Sifa mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, papa Sifa mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Damascene mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Eugene mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, naho Sifa mwakiniwe n'Irakoze Mahoro Mignone. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi